Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku 30 z'ukwezi kwa Mutarama umwaka wa 2025 ku wa kane iragira iti irinde amagambo y'imfabusa cyangwa se yamanjwe. Irinde amagambo y'imfabusa cyangwa se yamanjwe. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimba n'indirimbo ya 373 mu ndirimbo zo gushimisha iti hariho icyo nkwaka mwami. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana tugenderaho uyu munsi wa none.
Haleluya, haleluya. Yesu araryoshye bene data. Iyo umuririmbyi araririmba aravuga ngo hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho. Mwami Yesu nyejeshe amazi cyangwa umuriro. Aravuga ngo mpanagurwe hose mwami n'umuriro, niba ushaka nkiri ibyaha birimburwe rwose. Nuntunganiriza ubwenge nzanezerwa, nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Ninezwa umutima wanjye, nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru. Mwami mubwirijwe nawe. Gerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo. Ujya umboneza. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo wa 29. Haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Dusome nanone hafi aho ngaho ibice 5 umurongo wa 4, usimbuke kuri 6 tugeze ku murongo wa 10. Haravuga ngo cyangwa ibiteye isoni cyangwa amagambo y'ubufu cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushime Imana. 6, ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana batayumvira. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu Mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, burya mu magambo menshi haburamo ibicumuro. Hari igihe abantu baterura ikiganiro rimwe na rimwe, abadakijijwe, noneho nawe ukisanga wamaze kukigeramo kandi utaruzi iyo biva n'iyo bijya. Amagambo y'ubupfayongo, amashyengo, y'ubupfapfa. Umukristo yagombye kumenya ibiganiro byubaka cyangwa ibitubaka. Ibyubaka akabibamo, ibitubaka akabihungira kure cyangwa se akiga gucegeka. Pawulo atugira inama yo kuyahungira kure, ahubwo ayacu akabayo, amagambo yacu akaba yo gushima Imana. Burya kuva mu gitondo kugera nimugoroba, umuntu aba yavuze amagambo atamenya umubare wayo. Ariko muri byose ni ngombwa guhora dutekereza mbere yo kuvuga cyangwa se gusohora ibitekerezo byacu cyangwa se amagambo yacu, ukamenya ko atarimo ubupfu cyangwa se amashyengo. Ukirinda umuntu ukohesha amagambo y'ubusa, y'ubupfayongo, y'ubupfapfa adafite umurongo. Kibuka ko utagomba gufatanya n'abatizera mudahwanye mu biganiro ibi rimwe na rimwe bihumanya ubugingo bwawe. Ndakwifuriza rero mwene data ko uyu munsi wamenya uko urinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho ubugingo bukomoka. Uwiteka Mana yacu, Mana tugire neza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye kubwira ijambo ridukebuye, ritwibutsa ko amagambo yacu atagomba kubamo ubupfayongo, amagambo yacu atagomba kuba imfabusa, atagomba kuba amanjwe, ahubwo agomba kuba ayo kugushima. Tubabarire aho twavuze amagambo menshi y'ubupfapfa n'ubupfayongo. Mwami Yesu Kristo, utwejeshe amazi n'amaraso byawe, kugira ngo Mwami tubashe kubona amashimwe yuzuye muri twe. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu,
amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese. Bene data mbifurije umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.